Yohana 15:14.
ijuru rizarire mu gihe inshuti yacu yagize ikibazo. Iri juru rizarire mu gihe inshuti y'Imana yagize ikibazo. Mu inshuti ya Yesu mukora ko mudashaka mureke uzaha twubaka ubwami bw'Imana n'Imana iheze umugisha. Tuzakurenga neza twibuke hirya yawe. Wihute cyane.
hawendo umwarabwiriza Imana n'ababwiriza uririmba akamubwira kandi ishari riva ku bujiji nyina w'ubujiji n'ubujiji n'ubona umuntu afite ishari uzomubwire ngo nyina w'ishari n'ubujiji n'ubukomoka tubuze umutima tube mu mwanya umwe tube hamwe igitaramo kitari abantu batahuje umutima batari mu mwanya umwe batari hamwe kitokomeye kubera ikintu kitamubwisha byiza jewe nigiye ku Isilamu n'abareba twabukora ndeba ukuntu Isilamu aza mu kazi yahura n'uwabo yavuga umusaraba ariko uwabo akamunuka kera akabatangira gusa mu bindi byumba mwebwe umukristo yaza ukazubona umukristo karamucenga akaba ariwo uja no kumureka akristo Imana itobarira kandi mwagera mu gitaramo ukajya kubona umuntu akarasika karamugira mutakakumubagira asa rero ni jini amakeye twubake tumenye umuzozi bwawe tuzubakire si ngombwa kuzajya iwacu sinababwiye wacu ko twabaye kubera icyo mukomeza kuvuga ibintu byiza kuri kuko nawe agomba kuvuga ibyiza